turamukize and so on. Give me everything bad and say wish he has actually died and muranyifuriza ibibi gupfa munyifuriza byinshi bibi ariko ndibaza ikibazo umunsi twahuye ndi muzima ese wowe ubwawe ntuzatekereza ko wapfuye wowe ubwawe bitewe n'amagambo menshi wagiye ukoresha ngo narapfuye ugapanga byinshi nyine ku buzima bwanjye ubwo perezida w'u Rwanda Paul Kagame yasubizaga bamwe mu batanze amakuru y'igihuha bayitirira RDF bavuga ku buzima bwe ko perezida w'u Rwanda ameze nabi arembye yabasubije mu magambo akomeye yicishe bugufi ndetse yabihiduye n'urwenya cyane yisekereza bamwe mu banyamakuru bari baraho abasubiza mu magambo avuga ko ari umuntu yabaho akanapfa kandi ko nta muntu ubaho mu buzima bw'iteka ryose avuga ko nawe ari umuntu ari igihumeka ko mu gihe muri make yaba ari mu modokari umutima ugahagarara benshi bahita batangira gukoresha amagambo akomeye ngahe turamukize ibiki n'ibiki ugasanga bari gutekereza byinshi bitandukanye ni ikiganiro yakoranye n'itangazamakuru reka twumve uko uyu munyamakuru yamubajije ati nyakubahwa perezida wa repubulika hagiye havugwa ibihuha byinshi ku bijyanye n'ubuzima bwawe ese niki wabwira abanyarwanda muri aka kanya dore ko bamwe batangaje ko urwaye urembye abandi bakavuga ko uwitabye Imana niki wabagiraho inama nyakubahwa perezida w'u Rwanda rero Paul Kagame yakomeje abwira abari bamubajije icyo kibazo ndetse anasubiza n'abantu bose bavuze ko yitabye Imana abandi bakavuga ko arwaye ubuzima bwe butameze neza bibutse ko rino ni itangazo ry'igihuha RDF yamaganiye kure ubwo rino tangazo ryasohokaga bakagitirira RDF bakavuga ko ryasohotse ku rukuta rwa RDF ariko mu by'ukuri kwa rukubesha ubwo bari bakoresheje ubwenge buhimbano AI kugira ngo babeshere umusaza wacu ari we nyakubahwa perezida w'u Rwanda Paul Kagame yakomeje rero ababaza mu buryo bworoshe anamanza no kubasobanura arababwira ati ngende umuntu nabaho napfa ariko bino byose ni imikino ya politike k'abantu bajya kuri social media bagatangaza ko napfuye ntakiriho ati rero kuba ari ibintu bya politike kandi ng'umuperezida cyangwa se umuyobozi abereyeho kuba yamanaginga abaturage urumva rero kumanaginga abaturage ni ikintu kivuna umuntu azana igihe atazi yagikuye akakikurunda ariko nonaha ndi muzima mwakwibaza buryo ki turi kumwe hano nyakubahwa perezida w'u Rwanda Paul Kagame yagezemo hagati anababaza n'ikibazo gikomeye arababwira ati bamwe bitwa na covid abandi bakitwa n'imitima abandi bakitwa n'ikintu icyo ari cyo cyose atari ko uyu munsi wa none reka ngubwire ko ndi muzima nta kibazo na kimwe mfite ubuzima bwanjye ni buzima rero perezida w'u Rwanda unamubona no mu maso urabona ko yabihinduye urwenya muri make we ntacyo bimubwiye abatangaje amagambo menshi ng'abanahima na padiri n'abandi benshi bagiye bavuga ngo abamuhombezi ndakeka ko bose basubijwe muri aya magambo ya nyakubahwa perezida w'u Rwanda Paul Kagame wasubije abanzi ndetse n'abahetazi b'u Rwanda perezida w'u Rwanda kandi yabaje ati se ko turi kumwe mu gusoza kino kiganiro yabaje ati se ko turi kumwe tukaba twicaranye mubambariza ati ko narindi kumwe na perezida twicaranye ese niwe cyangwa ni umuzimu perezida avuga ati katari umuzimu ahubwo kariwe ahubwo atuma itangazamakuru kuba byabaza abo ngabo basohoye igihuha koko niba icyo gihe wasinze iyo kiba cyavuye rero nyakubahwa perezida w'u Rwanda Paul Kagame ni ikiganiro yagiranye uyu munsi n'abanyamakuru batandukanye bamubazaga ibibazo bigiye bitandukanye aho perezida w'u Rwanda yavuze no ku mutekano w'u Rwanda ku buryo Repubulika na Demokarasi ya Kongo nigerageza guhungabanya umutekano w'u Rwanda bitazayikundira perezida w'u Rwanda yashimiye Donald Trump na perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika amushimira uburyo yahisemo gukemura ikibazo cy'u Rwanda na Kongo ariko perezida w'u Rwanda bamubaje ikibazo baramubaza ati se ko Kongo ishobora kutarinda amasezerano mwebwe nizihe ngamba mufite mu kurinda amasezerano yanyu perezida w'u Rwanda yavuze ko u Rwanda rufite gahunda yo kurinda amasezerano uko byagenda kose rugakora ibyo rugomba gukora ariko mu gukora ibyo rugomba gukora ko rutazakuraho ubwirinzi mu gihe Repubulika na Demokarasi ya Kongo itarakura FDLR hari amakeragihugu perezida w'u Rwanda yakomeje avuga ko bamushinja gufasha M23 umunsi ku wundi avuga ko M23 nta bufasha na buke agomba kwiha dore ko n'u Rwanda n'ubundi narwo ruracyakeneye byinshi
urumva rero perezida w'u Rwanda yagiye asubiza byinshi bitandukanye, ndetse nabo mu gisata cya siporo ngo abarigoga bamubajije bamubaza ikibazo gikomeye, baramubwira ati nyakubahwa perezida w'u Rwanda rwose ko waduhaye byinshi, watugejeje kuri byinshi, ariko iyo bigeze muri siporo biba ikindi kintu. Hano rero nubwo yabazaga baba bitabiriye ati se murabona ndi umuzimu. Rero perezida w'u Rwanda Rigoga akimara kubaza icyo kibazo, perezida yamubwiye ati si ikibazo muri siporo gusa, hari minisiteri ya siporo, hari federasiyo, ariko hari ikibazo mbona muri siporo nagiye nambivugaho mu bitandukanye, ariko nabonye benshi bataragiye babihereza umwanya cyangwa ngo babifate birisoriye. Atariko reka mvuge kino kintu, iyo umukinnyi yifashe akagenda akagura uburozi cyangwa se akajya ku mupfumu akagenda agashira iruhande rw'umukinnyi cyangwa se mu izamu, ubundi uwo munyezamu abaje hano mu kibuga kumariki, niba mwizereye muri ayo marozi, kwereka ayo marozi atari yo mukoresha nibura ngo abafashe uwo munyezamu mumureka. Ati rero wamaze kwizera mu bintu bijyanye n'amarozi, wamaze kwizera mu bintu nk'ibyo, birangira n'ubundi uwo mupira wawe upfuye. Rero perezida w'u Rwanda bamubaje ku ngengo y'imari, uburyo yabwiye abanyarwanda ngo bifunge mu kanda, abanyarwanda nyuma y'aho bakabona ingengo y'imari yazamutseho 20% uwo icyo kibazo cyari kibajijwe na Oswakimu, arangije aravuga ati hari bimwe mu bihugu byari byaradufatiye ibihano ariko bimaze kubona ukuri ibyo bihano babikuraho, niyo mpamvu rero hari bimwe twarekuye kandi naho twakuraga birakunda tugira ute tuhabona amafaranga, niyo mpamvu rero ingengo y'imari yazamuka. Perezida w'u Rwanda bamaje ngaramutse ari umukinnyi w'umupira ngo nuwe mwanya yakinaho, perezida w'u Rwanda Paul Kagame yakomeje avuga ko umwanya ashobora kuba yakinaho ari mu izamu, ngo dore ko mu izamu ariho hantu yumva yafitinga neza, haba indesho y'uburebure bwe, haba amaboko yiwe, nyine nta gitego na kimwe gishobora kumunyura. Kandi koko nibyo, niba nta mwanzi ushobora kwinjira mu gihugu, urumva rinde wanyura kuri perezida mu gihe ari mu izamu? Ntawe yaba ari goalkeeper number 1 twaba dufite hano mu gihugu, n'ubundi nguko ari we number 1 dufite hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ikindi yavuze gikomeye, yavuze ko impamvu atajya mu kibuga mo hagati ari ukugira ngo batamuvunira amaguru bamwe mu bakinnyi, nyine ko yaba ari kurinda amaguru ye kandi yashobora gusimbuka, yashobora gukora akadanze nyine nk'umunyezamu, yewe na penalty perezida w'u Rwanda yazikuramo. Rero nuko bimeze, reka dukomeze kugenda tubana, noneho mwumve bimwe mu byo yasubije kuri uyu musozo w'iki ikiganiro. Murakoze cyane. And by the time he gets into his car, 1 kilometer he has followed the other one. So I don't understand the logic, the politics, or anything at all. So anyway, at least you raised the question. Rest assured, it is me sitting here with you. It's not anybody else.